Iyo tuvuga ku mateka y'umuryango w'abantu, amazina nka Nowa, Hamu, Shemu ndetse na Yafeti ahita yibutsa abantu benshi inkuru y'umwuzure n'inkomoko y'ibihugu bitandukanye. Nyamara hari ibice bimwe by'aya mateka bidakunze kwitabwaho bihagije, cyane cyane ku bijyanye n'umugore wa Hamu. Uyu mugore nubwo izina rye ridatangazwa muri Bibiliya, yagize uruhare rukomeye mu mateka y'abirabura, kuko ndetse ari we nyina wabo. Ariko se uyu mugore yari nde? Ese koko niwe soko y'amoko y'abirabura? Duhere ku bimenyetso by'amateka dusobanukirwa uruhare rwe ndetse n'akamaro afite mu ishusho y'amateka y'isi. Dore amayobera y'inkomoko n'ukuri kwihishe. Mu mateka, inkuru ya Nowa n'umwuzure w'isi ni imwe mu zifite uburemere bukomeye mu myizerere ya Gikristo, iy'Abayahudi ndetse n'indi mico y'isi. Ariko nyuma y'uyu mwuzure havutse andi mayobera menshi cyane ku bijyanye n'inkomoko y'imiryango y'abantu. Uyu mwuzure wasenye isi yose, ariko usiga unahaye itangiriro rishya abahungu batatu ba Nowa ndetse n'abagore babo, Shemu, Hamu na Yafeti. Ariko se abagore babo bo ni bande? Nkuko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6 kugera ku 9, Imana yababajwe n'ubugome bw'abantu maze itegeka Nowa kubaka inkuge kugira ngo we n'umuryango we barokoke. Nyuma y'iminsi 40 n'amajoro 40 y'imvura, amazi yatwikiriye isi maze harokoka gusa Nowa, umugore we, abahungu be batatu ndetse n'abagore babo. Muri ibi abagore b'aba bahungu batatu nta mazina yabo ahari, ariko n'undi bari abantu b'ingenzi kuko aribo babaye ba nyina b'indi miryango yose yavuye mu isi dutuye uyu munsi. Hamu n'umwe mu bahungu ba Nowa, ariko ikimuvugwaho cyane ni uko ariwe washatse umugore wabyaye abantu bafite uruhu rwirabura, ubwo ni nyina w'abirabura. Ese umugore wa Hamu ni muntu ki? Uyu mugore witwa mu izina rihishwe mu mateka niwe wabyaye imiryango cyangwa abantu biswe abirabura. Ariko se ni gute ibi byabaye, kandi ni izihe nyandiko n'ibimenyetso zibihamya? Reka turambure iby'uyu mugore, uruhare rwe n'ingaruka z'ukuri kwe ku mateka y'abantu ndetse n'isi muri rusange, inkomoko y'abirabura. Umugore wa Hamu ni muntu ki? Ninde? Nubwo izina rye ritazwi neza mu nyandiko za kera, hari ibitekerezo bitandukanye bivuga ku cyarangaga uyu mugore wa Hamu. Bamwe bakeka ko yitwaga Egyptus, izina rifitanye isano na Misiri, igihugu kizwiho guturwa n'abirabura benshi. Mu mico imwe n'imwe ya kera harimo imyizerere y'Abayahudi bamwe. Umugore wa Hamu yavugwaga nk'ufitanye isano n'ibihugu bya Afurika ndetse no mu burengerazuba bw'isi. Muri Josephus Flavius, umwanditsi w'amateka w'umuyuda wo mu kinyejana cya mbere, avuga ko abakomoka kuri Hamu bubatse ibihugu bikomeye nka Misiri ndetse n'Ububiligi. Hamu ni umwe mu bakoze icyaha cyabaye icyamamare muri Bibiliya, icyaha cya Hamu ndetse n'ingaruka ku muryango we. Icyaha cya Hamu ubundi ni icyaha ki? Bibiliya igaragaza inkuru y'iki cyaha mu gitabo cy'Itangiriro ibice 9:20 kugera ku murongo wa 27. Nyuma y'umwuzure, Nowa yabaye umuhinzi maze atangira guhinga umuzabibu. Umunsi umwe yanyoye divayi iramusembura cyangwa se iramusindisha, asinzira yambaye ubusa mu ihema rye. Nibwo umuhungu we Hamu yaje maze abona se yambaye ubusa. Ibyo yabonye ubusanzwe byagombaga kuguma hagati ye ndetse n'umutimanama we, ariko siko yabigenje. Yihutiye kubibwira abavandimwe be maze agenda aseka cyane mu buryo bwo gusuzugura. Kandi mu muco wa Kiyahudi wa kera, kureba umubyeyi wawe yambaye ubusa byari ibintu biteye isoni cyane, bikaba ishyano ridakwiriye kubaho mu muryango. Shemu na Yafeti babonye amakuru bahawe na murumuna wabo, ntibishimiye ibyo bumvise. Bahise bafata umwambaro bawushyira ku bitugu byabo, ubundi bagenda ikinyuma kubera ko batashakaga kureba se, maze baramwambika kugira ngo bubahire se icyubahiro cye. Iki cyaha cya Hamu rero ntikigaragaza ko yagize gusa imyitwarire idakwiriye, ahubwo cyari icyaha cy'ubugome bwuzuye agasuzuguro ndetse no kutubaha se. Mu mico myinshi yo hambere, icyubahiro cy'ababyeyi cyari ingenzi cyane, kandi kugisuzugura cyari icyaha gihanirwa bikomeye. Rero nyuma y'iki cyaha ibyakurikiyeho ni ibihe? Ni ukuvuga ngo Nowa amaze gukanguka yumvise ibyabaye, maze avuma umwuzukuru we Kanani, umuhungu wa Hamu, aho kuvuma Hamu bwe. Yaravuze ati, avumwe Kanani azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Itangirira ibice 9:25. Iki kivume nticyari gusa amagambo ya Nowa, cyari igihamya cy'uburyo urubyaro rwa Hamu, by'umwihariko Kanani n'abazabyara bose, bazaba bakene imbere y'abandi bavandimwe babo. Ese kuki Nowa yavumye Kanani aho kuvuma Hamu bwe? Iki ni ikibazo cyagiye gikunda kugarukwaho n'abasesenguzi batandukanye, ndetse bagiye babitangaho ibitekerezo byinshi. Kimwe mu bitekerezo byatanzwe
Bamwe bavuga ko Nowa atashakaga kuvuma umuhungu we Hamu kuko yari asigaye ari umwe mu bantu bakeya bariho ku isi, kandi kumuvuma byari kuba ari ugutuka umuryango wose wa Nowa. Abandi bavuga ko Kanani yari umwana w'icyaha cyakozwe na Hamu, bityo akaba ari we wagombaga guhanirwa ingaruka zacyo. Hari n'abakeka ko Kanani yari yarananiye se, akaba ari umuhungu wakomeje imico mibi ya se, ariyo mpamvu Nowa yamuvumye aho kuvuma umuhungu we Hamu. Ibi ni ibitekerezo by'abantu, ntabwo ariko Bibiliya ibivuga. Ibi byatumye urubyaro rwa Kanani, Abanyakanani, rubaho mu bibazo bikomeye. Mu bihe byakurikiyeho, abo bantu bagiye bagirirwa nabi, barwanywa n'abandi, ndetse abenshi muri bo baje kwigarurirwa n'Abisiraheli igihe binjiraga mu gihugu cy'isezerano. Ibitekerezo bishingiye ku madini ndetse n'andi mateka ya kera byagiye bigaragaza iyi nkuru mu buryo butandukanye. Muri bimwe mu bisobanuro byagiye bitangwa, hari ibyo abantu bamwe bakoresheje nabi, nk'ibitekerezo by'uko iyi mvugo ya Nowa yaba yarashingiweho mu gihe cy'ubucakara mu mateka ya Afurika. Icyakora ibi si byo, kuko Bibiliya itavuga ko Hamu ubwe yavumwe, ahubwo havumwe umwana we Kanani. Hamu yamenyekanye cyane mu mateka kubera iki cyaha yakoze ku mubyeyi we, ari we Nowa. Kubera iki gikorwa, Nowa yararakaye maze atangaza umugisha kuri Shemu na Yafeti, ariko avuga amagambo avuma umuryango wa Hamu. Bamwe bemeza ko ayo magambo ariyo yabaye isoko y'imbogamizi ndetse n'akarengane kageze ku Banyakanani, bamwe mu bakomotse kuri Hamu. Umushakashatsi David M. Goldenberg mu gitabo cye yise The Curse of Ham, Race and Slavery in Early Judaism, Christianity and Islam, agaragaza ko ibitekerezo by'icyaha cya Hamu byakoreshejwe mu kwemeza ubucakara bw'abirabura ndetse mu mateka. Stephen L. Haynes mu gitabo cye yise Noah's Curse, The Biblical Justification of American Slavery, avuga ko abantu bagoreka iyi nkuru ya Hamu kugira ngo bashyigikire ubucakara bwamaze igihe kinini muri Amerika. Noneho reka turebe umugore wa Hamu nk'isoko y'inkomoko y'abirabura ni muntu ki. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro 6-9, Imana yababajwe n'ubugome bw'abantu maze itegeka Nowa kubaka inkuge kugira ngo we n'umuryango we barokoke. Ku gice cya 6 umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu bari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari birangirire. Naho ku murongo wa 13 haravuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi kandi imbere n'inyuma. Naho ku gice cya 7 haravuga ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nyuma y'iminsi 40 n'amajoro 40 y'imvura, amazi yatwikiriye isi, maze harokoka gusa Nowa, umugore we, abahungu be 3 ndetse n'abagore babo. Naho ku gice cya 9 aravuga ngo Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose ndetse bifite ubugingo, bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Muri ibi abagore b'aba bahungu 3 nta mazina yabo ahari, ariko n'ubundi bari abantu b'ingenzi kuko aribo babaye ba nyina b'ibindi bihugu byose ndetse n'indi miryango yose yavuye mu isi y'uyu munsi. Hamu ni umwe mu bahungu ba Nowa, ariko ikimuvugwaho cyane ni uko ariwe washatse umugore wabyaye abantu bafite uruhu rwirabura. Ariko si umugore wa Hamu yari inde? Ese hari amateka muvuga? Abashakashatsi benshi bashimangira ko abagize ubwoko bw'abirabura bakomoka kuri Hamu. Bibiliya ivuga ko Hamu yabyaye abana 4, Kushi, Misirayimu, Puti na Kanani. Kushi, umwe muri abo bahungu, ni ugaragazwa nk'inkomoko y'abenegihugu ba Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'Iyepfo, cyane cyane Ethiopia, Sudani ndetse na Somalia. Bibiliya igaragaza ko Kushi ari we se w'Abanyetiyopiya,
igihugu cyategekwaga n'umugabekazi Kandake. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 27. Haravuga hati, arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware n'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Mu by'ukuri izina Kushi risobanura umwirabura cyangwa se umuntu w'umukara mu rurimi rw'Igiheburayo. Ibi bigaragaza ko umugore wa Hamu yabyaye urubyaro rurangwa n'uruhu rwirabura, bikaba bifite inkomoko ku mugore we. Amateka avuga ko Kushi ari we se w'abanyetiyopiya, bamwe bavuga ko ari na se wa Sudani. Misirayimu ni se w'abanyamisiri, naho Puti ni se wa Libiya, naho Kanani ni se wa Kanani, ahakomotse imiryango y'Abanyakanani. Kubera iyo mpamvu umugore wa Hamu yagize uruhare rukomeye mu kwigisha, kurera ndetse no gutanga umuco ku bana be. Ibyo bikaba byaragize ingaruka ku mibereho ndetse n'abakomotse kuri Hamu bose. Mu bihe bitandukanye hari abantu bagiye bitwaza amagambo ya Nowa kugira ngo hagire amoko amwe ayobora ayandi, ariko igisobanuro cy'iyo nkuru kigomba gusesengurwa neza. Kwamagana Hamu ntibisobanuye ko abirabura bagomba gufatwa nk'abadafite intege cyangwa se nk'abafite intege nke, ahubwo ni uburyo bw'amateka bwakoreshejwe nabi kugira ngo hirindwe ubusumbane bw'amoko. Umugore wa Hamu kimwe ndetse n'abamukomokaho bagize uruhare runini mu mateka y'isi, haba mu bwubatsi, ubuvanganzo, ubuhanga mu by'ubuvuzi ndetse no mu bindi bice by'ubumenyi. Mu gitabo cye African Presence in Early Asia, Runoko Rashid agaragaza ko abirabura bakomotse kuri Hamu bagize uruhare rukomeye mu bukungu bw'isi, by'umwihariko mu burezi ndetse n'ikoranabuhanga rya kera. Umwanditsi Cheikh Anta Diop mu bushakashatsi bwe The African Origin of Civilization, Myth of Reality, nawe yerekana ko abakomoka kuri Hamu bagize uruhare rukomeye mu kubaka Misiri ya kera ndetse no gutangiza iterambere ryibanda ku bwenge ndetse n'ubushishozi. Inkuru y'umugore wa Hamu ni imwe mu nkuru z'amateka zagizwe ibanga kandi zigateshwa agaciro mu nyandiko nyinshi. Nubwo izina rye ritazwi neza, uruhare rwe mu mateka ninashidikanywa. Yabaye nyina w'abirabura, umuryango wagize uruhare rukomeye ndetse mu iterambere ry'isi, haba mu buvanganzo, siyansi, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abantu. Kugira ngo amateka yandikwe mu kuri, ni ngombwa kongera gusuzuma inkuru nk'izi, tukagaragaza ukuri kwazo mu buryo budafite aho bubogamiye. Dukurikije ibitekerezo by'ubushakashatsi bwatanzwe na bamwe mu bashakashatsi bavuzwe haruguru ndetse n'abandi, bigaragara ko amateka y'umuryango wa Hamu atari ugushingirwa ku mvugo y'ivangura, ahubwo ari urugendo rw'iterambere ridasanzwe ryagize uruhare rukomeye mu miterere y'isi ya none. Icyo wamenya rero ni iki? Nuko kubaha ababyeyi no kubaha icyubahiro bifite ishingiro. Iyi nkuru igaragaza akamaro ko kubaha ababyeyi, kuko kutabubaha bishobora kugira ingaruka mbi ku muntu ndetse no ku rubyaro rwe. Imvugo mbi no gutongera kubi bishobora kugira ingaruka ndende ku muntu. Hamu ntiyagiranye ikibazo na se Nowa gusa, ahubwo n'urubyaro rwe rwagize ingaruka z'ibikorwa bibi yakoze. Ubwenge mu gufata ibyemezo. Shemu na Yafeti bagaragaje ubwenge ndetse no kubaha se, bityo bagira umugisha. Amateka y'umugore wa Hamu ndetse na Nowa ni amateka maremare cyane. Kuyumva ni nk'iminwa iri mu buki, simba ko ibiryoshye mu matwi, ahubwo duhurire mu kindi cyegeranyo. Ese wowe utekereza iki ku nkomoko y'abirabura ndetse n'umugore wa Hamu? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ni Wareb Mwindaji wumvaga. Kora subscribe, share and comment. Mine is your prey.